hoya nta na rimwe birakubaho ngo uvangirwe? nta na rimwe birambaho ngo mvangirwe kuko nzi ko ijwi ry'Imana ndarizi. Yego. Ntabwo natinyuka kuvanga Imana yambwiye. Bujya umuntu wavangiwe nuvuga ngo yamubwiye kandi itamubwiye. Yego. Yego. Ariko uyu murimo w'ubuhanuzi umaze imyaka ingahe? Imyaka ingahe? Uzi 14 ntizishize. Imyaka 14 uhanura utaravangirwa. Ni ukuri Imana ishimwe pe. Ihabwa icubahiro cyane. Ni ukuri kandi gukomereze amaboko. Aya mezi turi kwinjiramo ni ay'amahirwe kuko twavuganye n'iyeri idapfa. Yego. Kuko hari icyo yatubwiye tutaye twayanayinjiramo tutari twanava no muri gura mwaka. Hari Imana yatubwiye muri aya mezi. Niyo mpamvu twizeye tudashidikanya ko ibyo yavuze no kubikora izagira ute izabikora. Yego. Yasajye kukunezeza nubwo hari umaze iminsi igihe kirekire imyaka myinshi mu bihe bibi ariko yewe urengana. Yasajye kukurenganura. Yesu ntagavuze ngo yewe uri mu byishimo, aravuze ngo yewe urengana, yewe ubabazwa, yewe utotezwa, yewe ugambanirwa, yewe ubabajwe, yewe uri gutotezwa, yewe uremerewe n'uburwayi, yewe uremerewe n'ubugumba, yewe uremerewe n'urushako, yewe uremerewe ngo yewe urenganwa. Yes, reka tubasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho mperose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali. Abari mu mahanga mu mvi Kinyarwanda ndabasuhuje. Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe. Ndatuma Imana Concorde reka fata umwanya gushimira wakanze subscribe kadushyigikira tukatuka umuryango mugari. Nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikanda nukuri ngusabiye umugisha. Nanjye nabasezeranije yuko ntagomba kubicisha irungu, niyo mpamvu naje kureba umukozi w'Imana, umuhanuzi w'Imana, Mana ishimwe Julienne mama uruga kugira ngo tuganire numve niba Imana yamukoreshaga uko yatangiye guhanura afite imyaka 12 ubarayirengeje arengejeho 10. Ntabwo nenda kuvuga umubare, twumve niba koko Imana ikimukoresha. Nicyo cyanzanye. Julienne tuguhaye ikaze. Murakoze cyane ndabasuhuje. Murakoze kunyakira. Yego. Nanjye ndabishimiye cyane. Reka dusenge kugira ngo Imana ize kubana natwe. Mana nziza, Mana ishoboye byose, urera kandi urakiranuka, izina ryawe reka rishimwe kandi reka rihabwe icubahiro. Uri umukozi w'umuhanga, ugira neza bugaca bukira. Tugushimiye ko waturinze, nuko waturinze ntitwapfishwa n'ibyaha. Nyamara twaherukanaga kera ariko dusubiye kubonana tutishwe n'ibyaha. Izina ryawe reka rishimwe. Uyu mwanya Kristo ureka wongere utunyuze muri evodosayinigerere, utunyuze muri ya maraso yawe y'umwana wawe Yesu Kristo avire ku musaraba. Utweze kandi udutunganye tuboneze kugira ngo izina ryawe rishirwe hejuru. Mundize umwuka ngo mvugutira kandi uncure nk'ikamba simvemo. Reka Kristo abarabona kino kiganiro tubashe kwezwa nawe, abaracumva bezwe nawe kuko uri Uwiteka Imana ishoboye byose. Abafite ibibazo n'ibigeragezo babashe gusubizwa nawe, ufite amarira akibone nukuri Kristo ahozwe nawe. Kandi Kristo ubaye kucizereramo mu izina ryawe ugira Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Yego, tuganira bwa mbere ndabyibuka wambwiye ngo watangiye guhanura ufite imyaka 12. Uko imbaraga zari ziri icyo gihe zariyongeye zaragabanyutse, dusobanura ubu ngubu uko bimeze, tugereranye icyo gihe n'ubu. Ubu ngubu zariyongereye. Kubera iki? Nyine mfite imyaka 12 nasenganaga n'ingero mbese bose nakwita ngo batari benshi. Yego. Ariko ubu ngubu none se umuntu wicaye kuri YouTube ugasengera isi yose ubwo rukumva bihuye nuko narimeze. Oya. Ubu usigaye usengera isi yose. Hari n'uhanurira guru umwana akavanga ngo ni iby'abana. Ariko nyine ubu ngubu uri mukuru wasobanukiwe iby'Imana, uzi kumva neza ko Imana ivuze. Yego. Ubu ni sawa nta kibazo rwose, ndashima Imana. Byariyongereye cyane. Burya ngo iyo umukozi ari gukora agakora, iyo umuntu atangiye fondasiyo ntabwo fondasiyo yayisenya, ahubwo fondasiyo yayongeraho n'amatafari akabasha ikaba inzu nini akayisakara akayishyiramo ibisabwa byose. Nanjye nikomeze. Yego. Muri iyo myaka umaze uhanura ntabwo uravangirwa? Hoya
nta na rimwe birakubaho ngo uvangirwe. nta na rimwe birambaho ngo mvangirwe kuko nzi ko ijwi ry'Imana ndarizi. Yego. Ntabwo natinyuka kuvanga Imana yambwiye. Burya umuntu wavangiwe nuvuga ngo yamubwiye kandi itamubwiye. Yego. Harya ubwo uyu murimo w'ubuhanuzi umaze imyaka ingahe? Imyaka ingahe? Uzi 14 ntizishize. Imyaka 14 uhanura utaravangirwa. Ni ukuri Imana ishimwe pe. Ihabwa icubahiro cyane. Ni ukuri kandi gukomereze amaboko. Amen. Yego, turi tariki 4 z'ukwa gatanu. Uku kwezi kwa gatanu wagutangiye uteru ukubona impumeko zako bimeze gute? Uku kwezi kwa gatanu nagutangiye neza. Kandi burya umurindi yavuze ngo ndumva imirindi yo gutabarwa. Uku kwezi kwa gatanu nuko ubutabazi. Uku kwezi kwa gatanu nuko amahirwe. Uku kwezi kwa gatanu nuko gushikira ibyacu. Ibyaho byariwe n'inzige Yesu yongeye kugira ute kubiguha, yongeye kubigarura. Uku kwezi kwa gatanu nuko umugisha. Yego. Muri iyi minsi 3 ishize hari umugisha wabonye? Burya iyo ubonye uryamye bugaca nta mugisha urenzo. Kandi niyo ubonye burya uri gusengera abantu ukumva uwo muntu akwizereyemo ko Imana ikurimo hari ikirakora, ni umugisha ukomeye cyane. Abo natangiranye nabo kuno kwezi rwose nabo twatangiranye ndabamenyesha yuko uku kwezi ari ukubutabazi. Hakuntu batubyaga ngo kubunani ngo iyo utangiye umwaka ngo utakarabye ngo uzawusoza ngo utari gukaraba, cyase ngo utangiye umwaka wari iki ngo uzanawusoza uri kurya ibingibi. Niyo mpamvu yemvuze nise ubwo uko watangiye ukwezi biguha ikimenyetso cy'uko uzagusoza. Bimpa ikimenyetso y'uko nzagusoza kandi ntabwo ari kugusoza gusa nzakomereza. Yego. Ntagiye Imana irakubwira iti muri uku kwezi mwana wanje uku turi mu kwa gatanu ikabubwira ati mu kwezi kwa gatandatu bizagenda gutya na gutya, ikaba yaguha amakuru ya tariki ya mbere? Bura aya mezi turi kwinjiramo ni ay'amahirwe kuko twavuganye n'iyeri idapfa. Kuko hari icyo yatubwiyeho tutari twayanayinjiramo, tutari twanava no muri guriya mwaka. Hari icyo Imana yatubwiye muri aya mezi. Niyo mpamvu twizeye tudashidikanya ko ibyo yavuze no kubikora izagira ute izabikora. Yego. Uvuga ngo aya mezi ibyayo byose urabizi. Yego. Uguzi ko mu kwa gatatu bizagenda? Yinzi ukuntu bizagenda. Yego. Icyambere ni amakuru. Icyambere ni amakuru. Umukecuru aravuze ngo ubundi akaradiyo kanjye kaba ku musego. Ngo iyi saha igeze ngo njya gufungura akaradiyo. Amena. Njyewe buri munsi nanjye buri munota iyi saha igeze iyo ndyamye njya numva ijwi. Yego. Mama w'urugo uri umuhanuzi. Yego. Nawe ujya uhanurirwa n'abahanuzi. Ari guhanurirwa n'umuhanuzi muziranye no guhanurirwa n'uwo ubonye bwa mbere, aho wumva wizeye ubwo buhanuzi yuko ibyo akubwiye ari byo ni ryari? Njye apfa kuba nzi kuri mu mwuka wera. Apfa kuba nzi kuri mu mwuka wera gusa. Ubibwirwa n'iki? Nubwo sayo umuntu mu mwuka wera. Ni ukuba atitiye cyane. Oya. Gutitira si nibwo buhanuzi. Niko ngiye. Ubuhanuzi si n'ugutitira. Yego. Oya. Igikuru n'amaso. Amaso y'umwuka wera. Noneho amaso y'umwuka wera ni ubwo buhanuzi. Amavuta wasutswe n'Uwiteka nibyo bikwemeza kuri umuhanuzi. Yego. Wowe rero ukemera ute uwo mugenzi wawe ko ari umuhanuzi wa nyawe? Kemera ko ateka ari umuhanuzi wa nyawe. Ubu rero turi umuhanuzi. Yego. Nose ubu koko twasengana kana gusaba ikimenyetso koko. Ugisabye Imana ikakikwima. Imana si ikikwimye ute kandi uri imbere yayo. Nakubyenga igikuru no kwihana. Yego. Ariko reka nkubwiye ni gute waba wizeye ko Uwiteka akora? Bura usukure nawe uri umunyamubiri. Nawe Imana yaguha ikimenyetso kuri njyewe. Avuga ni Imana mpa ikimenyetso kinyeka yuko Julienne ari umuhanuzi wa nyawe. Nge uzi kibinyereka se? Ni abantu bampamagara bakambwira turi umuhanuzi watuzaniye ibyaduhanuriye byarasohoye uzamushimira. Nge nicyo mbona, ibindi byo kuvuga ngo sabe ngo iki giti ngo kigwe ngo niki. Oya, igiti se cyagwa. Ubwo ubaye umwemera gato.
kwizera gushidikanya kwa Petero niko kwatumye agira ute arigita. Ubwo yari ashaka kugenda hejuru y'amazi nka Yesu, yaragize ute yaratambutse atera urutambwe abona biremeye, atera urwa kabiri abona biremeye, urwa gatatu aravuga ati manzi uyu mugabo ari kunshuka, niyongera hagati ahita agira ute agibira, yakarangirira ataka ati data ngiye kurohama, nuko Yesu ahita agira ute ahita amufata akaboko. Ubwo rero ico kimenyetso nacyo Imana yarakimuhaye ko nawe yizeye, wizeye ico wasaba cyose, icyo wategeka cyose mu izina ry'Uwera, mu izina ry'Imana ishobora byose, mu izina rya Yesu, byose cyagira ute cyose cyaba, ico wategeka cyose. Ushobora kuvuga ati Uwiteka ariye umuntu bimucanga, kabati Uwiteka we noneho uyu munsi sibuca, subona ko butaraca, Imana kukiyemera ko buca ukinjira n'umukundi kwezi, tukari Imana ishoboye byose. Ico ni ikimenyetso c'amahirwe yuko Imana iri kumwe nawe. Yego. None se ibyo iyo umuntu asabye ntahabwe, nuko aba yasabye atizeye, aba yasabwe nabi, kuko ijambo Imana yarambye ngo musabe muzahabwa, mukomange muzugururirwa. Hari ugusaba nabi. None se urasabye ngo Mana ngo konkorude n'urugero ngo konkorude avunika akaguru, none se Imana iragusubiza? Ishobora no kugusubiza. Imana yacu ntago ari ingombe, ni umunyarukundo. Ishobora kugusubiza ibyo usabye, ntago yabikora. Imana yo mw'ijuru, Imana si umuntu ngo ibeshe, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Yego. Imana ikora ico yagambiriye mu gihe ca nyaco, ntago ikora ico ngiye nyibwiye. Nose ko ari abahanuzi numva bari kuvuga ngo ngiye ngo ndakaje ngo nagusabira ngo ibihano ku Mana, ariko umuntu yavuze ngo kubaho ni Kristo no gupfa ni inyungu ku mukristo wese w'ukuri. Nta muntu Imana ishobora guhomba kubera ko byaturutse ku mwana w'umuntu ko yamusaba ibihano. Buryo buri kwibesha, ahubwo wowe wabisabye, wowe uri kuvuga ko urajya kumusabira ibihano bikuzaho, kandi bikaza byikubye. Imana nababye ngo isi n'umwarimu mwiza, Imana ikaba umukosozi. Isi n'umwarimu mwiza, Imana ikaba umukosozi. Yego. Isi irakwigisha, Imana igakosora. None se kwice kintu cyo kuvuga ngo akenshi ngo dusaba ngo ntiduhabwe, ngo tuba twasabye nabi, sibyo? Ko hari ibyo maze iminsi ndi gusaba Imana kandi ari byiza ko itabimpaye, kandi hari ikimenyetso yakweretse. Oya, icyo waruvuze kibi, sibyo? N'ugiye ngo uri gusaba ngo mvunike ukuguru, Imana yuko itabikora. None ngiye ndi gusaba Imana wampa amafaranga nkishyurira abana wampaye bakajya kwiga, icyo gihe naba ndi gusaba nabi? Oya, ko nkongera kamubwire, Imana ni nziza. Uwo mwana wawe, abo bana bawe bigeze babirukana, wumva ko ntari Imana? Bigeze babirukana? Oya. Bigeze bazika kwiga? Oya. Kigiye cyo gutangira babuza amakayi? Oya. Imana yacu iguha isezerano ko izarihira abana. Iryo jambo ry'Imana niryo ngiye kwigira. Ngo abana bawe bazigishwa n'Uwiteka. Yego. Ntibashobora kubirukana, ahubwo igihe cyo kuvuga ngo bishure amafaranga yarangije kugera kuri konte kare ukishura. Nibyo Jemba numva nyine nasaba ngahita nyabona ko kanya. Imana ikurindira muri ibyo. Nta diregiteri waguhamagaye kubera icyo utishuye, abana bari kwandika, bari gutaha kandi bari kwiga neza, nta muntu wabirukanye. Bazigishwa n'Uwiteka, bo bari kuri rya sezerano k'abana bawe, bazigishwa n'Uwiteka. Ubwo icyo gihe biba bivuze ngo ubwo icyo nasabye Imana yakimpaye, yakiguhaye, kandi nayisabye Minerval ntiyimpe. Kandi abana bawe bari kwiga, kandi igihe cyo kwishura n'ikigera cyo kwishuza Minerval amafaranga azaba yageze kuri konte, kandi igihe cyo kugera bavuga ngo umwana agomba kwinjira na borudero ko atayinjiranye akaba ari kwiga. Ubwo Imana yampaye ibyo, ubwo icyo gihe Imana yampaye ibyo nasabye. Yaguhaye n'urugero natangaga. Ngewe nyine ndi kukubwira ngo Imana nyine turi gutanga urugero. Yego. Imana yaguhaye imbaraga. Wiringira kuri rya jambo ngo abana bawe bazigishwa n'Uwiteka. Imana nawe iragenda igira ute igera aho bigira, bariga. Ariko reka nkubwire, buriya hari igihe umuntu aba mu nzu y'ikode bakavuga ati baramusohora,
urumva hari umumagara ati njyewe ati bagiye kunsohora byarangiye mbyata ariko bagiye kugusohora Imana uzi yabyemera Imana mundaza ngo kenshi ntinyi biri bumbeho ngahagarika umutima mwami ngo ngize kwizera guke ngarika inyoni niburabyo ngo binyigisha yuko umunsi ukwiriye haleluya umunsi ukwiriye umunsi wanyaye ariko hariho umunsi uzacana wake wa muntu wewe urukurira uzacana wake kandi uwo munsi imbeho izashira uwo mutwaro wikoreye uzakuva ku mugongo ineza y'Imana izakomaho ibyo bihe biburimo uzabishaka ubibure nevodosayini gerere moradotayi ikibi kizakuba kure ibyiza bizakuba hafi kuko ari Imana ishoboye byose ni Imana itinda kurakara njye umuntu ajya abantu bajya bampamagara bakambwira ati none nkaba ati ngiye buretse kumbwira icifuzo cawe wimbwira icifuzo cawe icifuzo wari ugiye kumya akakikubwira abati Imana yakimenye haleluya ubundi iyo wizereye muri ibyo iyo umuntu aguhamagaye ugahita umubwira ibyo yaraye gushaka n'ibyo yaraye gusengera ahita yizera Imana ishoboye byose haleluya akumva ko Imana ikurimo kandi akumva ko Imana imuzi umuntu ngewe rero mabwira mwabantu mwe mwabwoko bw'Imana mwe muzajye mumbabarira mumpamagare mutekumbira ibyifuzo kuko ntago mbikunda mbitana bace no mwijambo ariko ngewe ubundi uhanuzi mwiza nohita ukubwira ikibazo ufite utari wakimubwira kuko ngewe ushobora kukibwira umuntu akaguhanura ati Imana ikugiriye neza sibyo ariko iyo yinjiye mwiyerekwa ntabwo ushobora kumucika kuko Imana iba yamukugabije kandi Imana ishaka kuguhumuriza ngo ngahumurizwa no kumenya yuko data ugaburira inyoni nanjye azanyumvira kuko data ugaburira inyoni nawe azakumvira data ushoboye byose umuremyi w'isi n'ijuru ntabwo bamubwira we kubwira Yesu ko ufite ikibazo akubwira ikibazo ko ufite Yesu kuko Yesu ashoboye byose ikibazo kibwira ko ufite Yesu uko cyaba kibyibushe byose kibwira ngo Yesu abyibushe kukurusha karibu n'ijambo ry'Imana murakoze cyane tugiye gusoma muri Yesaya 54 tugiye gusoma muri Yesaya 54 haravuze ngo Imana umutwe w'amagambo uravuga ngo Imana igarura ubwoko bwayo nk'umugore ucurwa haravuze ngo umurongo wa 11 ngo yewe urengana ugahungabanwa n'inkubi y'umuyaga ntuhumurizwe amabuye yawe nzayateraho amabara meza imfatiro zawe nzazishingiraho safiru iminara yawe nzayubakisha amabuye abengerana kandi urugabano rwawe nzarushingisha amabuye anezeza ijambo ry'Imana ravuga ngo yewe urengana wewe ugowe wewe ufite ibibazo bitandukanye wewe uri kubona ko byagucanze wewe uri kubona ko byagucamanye ngo amabuye yawe ngo Uwiteka azayashiraho ngo azayasigaho amabara ngo ya safiru haleluya ngo kandi ngo urugabano rwawe nzarushingisha amabuye anezeza Yesu agiye kukunezeza nubwo wari umaze iminsi igihe kirekire imyaka myinshi mu bihe bibi ariko yewe urengana Yesu agiye kukurenganura Yesu ntabwo avuze ngo yewe uri mu byishimo aravuze ngo yewe urengana yewe ubabazwa yewe utotezwa yewe ugambanirwa yewe ubabajwe yewe uri gutotezwa yewe uremerewe n'uburwayi yewe uremerewe n'ubugumba yewe uremerewe n'urushako yewe uremerewe ngo yewe urenganwa abana bawe bazigishwa n'Uwiteka kandi bazagira amahoro menshi ngo kandi abana bawe Yesu abagezeho ngo kandi abana bawe ngo bazigishwa n'Uwiteka abana bawe bazagera kure cyane abana bawe bazaba umunara abana bawe bazaba
icyitegererezo. Reba ku musozi wakuriweho bavuga ngo ntabwo uzagira hepfo no haruguru. Reba iminsi bakubariye ariko warayirengeje nibarekeraho kuko ari Imana ishoboye byose. Kuko uzakomezwa no gukiranuka, agahato kazakuba kure kuko utazatinya uzaba kure y'ibiteye ubwoba kuko bitazakwegera. Ngo kandi haleluya, ngo uzakomezwa no gukiranuka. Izere Imana uyikiranukire. Ngo kandi agahato kazakuba kure, amarira n'amaganya bizakuba kure, ubugumba buzakuba kure, ibibazo bizakuba kure. Haleluya, haleluya, ngo bizakuba kure, ngo kandi n'ibiteye ubwoba kuko bitazakwegera. Kadukomeze dusome uwo murongo wa 15. Ahari bazaterana ariko sinjye uzaba bateranyije. Uzagukoraniraho wese azagwa ari wowe azize. Ngo ariko ngo bazaterana, ngo si Uwiteka uzaba wabateranyije. Bazakugambanira ariko iyo nama enevodosanse Uwiteka azaba yicayemo. Ahubwo azaba enevodosanse, bazateranira mu nzira imwe. Yesu abatanyirize mu nzira 7 kuko ari Imana ishoboye byose. Ngo hari bazaterana ariko sinjye uzaba ubateranyije. Bazakugambanira ariko sinjye uzaba ndi kumwe nabo kuko ari Imana ishoboye byose. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ahari bazaterana ariko ntacyo bazagutwara. Bazakurwanya ariko ntibazakunesha kuko uhagarikiwe n'Imana abasha kuvoma kuzuza. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi ritugirire neza kuko ngo ahari kurira kwarira umuntu nijoro ariko bwaca mu gitondo impundu zikavuga. Ngutangarije ngo uyu munsi itariki ya 4 igitondo cyawe izuba ryawe riraje, igitondo cyawe kiraje, izuba rirakurasiye, nubwo ryarashite rikongera rikarenga ariko rirongera rihinguke. Uwo muri ukwezi kwawe kongeye kuza, inyenyeri yawe iratse, nubwo inyenyeri zatse zikongera zikagenda ukazishaha ukazibura ariko iyo ridapfa irongera avuze ngo ongera urabagirane kuko umuco wawe uje, kuko ikibi kitazongera kukwegera, kuko agahato kakubaye kure kandi igiteye ubwoba cyane nijoro ntacyo kizagutwara kuko ari Imana ishoboye byose. Uri mwiza data wa twese, uri ndo kandi uzahoraho. Uri Imana ihinduranya ibihe n'iminsi, ukimura imisozi itabimenye, ukimura ibipapuro, ukimura dosiye izazanditswe nabi ukazandika neza. Reka uzukosore kuko uri Uwiteka. Isi yaratwigishije, isi yigishije ubwoko bwawe ariko uri umukosozi mwiza. Reka uzukosore kuko uri Uwiteka kandi Kristo. Reka rere bodosanse mora dotayi jezene modorayi. Turagusenze, turaguhamagaye itariki ya 4 z'ukwezi kwa 5. Reka babone igishasha kandi Kristo barabona kino kiganiro bahemburwe nawe kandi bahindurwe nawe kandi Kristo ku kwezi kwa 5 enevodosayini rere mora dotayi. Uracumva bucece, uracumva yicaye mu kazi, uracumva kabasha guhamagara Kristo bose bagenderere. Kristo kandi ugenderere enevodotayini gerere revodosanse mora kidodotayini impande enye z'isi kugira ngo tubashe enevodotayini kurindira tugutegereje. Byose bisabye Mana mu izina ryawe ugera Yesu. Amen. Amen. Mukozi Imana iguha umugisha. Reka tugusabe uduhe nimero uwumva yifuje ko mwafatanya gusenga azaguhamagare. Nimero yanjye ni 078 08 9 019. Yego ni gutya dusoje. Imana y'amahoro ibahe umugisha.